Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nanabaye ikaze mu nkuru y'urukundo rwa TETA na GAEL igice cya 7 ngira ngo munabyibuka neza ko ubushize duherukana twasize Tona na Liza bamaze kujya umugambi wo gushimutisha TETA. Ubwo nta kindi cyabaye kuko umugambi baragiye barawunoza. Hagati aho kandi gutugarutse kuri mama Liza yagiye kureba GAEL. Ubwo bari mu modoka bagenda bageze ahantu hari urugo rwiza, urugo rurimo inzu ya etage igeretse kangahe. Nuko maze ubwo bahita bava mu modoka. Mama Liza ati GAEL twahageze nahangaha. GAEL ati ni muri inzu ya etage se? Mama Liza ati cyane rwose. Hari abantu nyine baba bafite amafaranga barabuze rwose nicyo bayamaze. Hano rero umugore waho ni umukire cyane rwose ku buryo ubonye amafaranga afite rwose byagutera n'ubwoba. GAEL ati ubwo se ayo mafaranga ava hehe? Ubwo se ava mu bikorwa bitemewe na leta? Ubwo Mama Liza aramusubiza ati erega kugira amafaranga menshi ntabwo bisobanuye ko ava mu bikorwa bitemewe, kuko hari business rwose nyinshi umuntu yakora maze agakira, ndetse kandi nawe nkuko nabikubwiye nubishaka rwose uzakira. GAEL ati nakubeshye, ndumva bino bintu njyanyemo ngiye bitandimo pe. Mama Liza ati nuko utaramenya amafaranga birimo wa musore we, ariko uwo muri uraza kwirebera. Ngareka twinjire. GAEL ati umuntu se tuje kureba yitwa nde? Mama Liza ati yitwa Mama Reponse, kuko afite umusore mukuru witwa Reponse uba hanze, ariko mu busanzwe yitwa Chantal. Ubwo nujya kumuvuga nuvuge Mama Reponse, ahubwo uvuge Chantal. GAEL atoke nta kibazo. Mama Liza abwira GAEL ati ngaho reka twinjire. Bahise binjira mu gipangu maze basanga uwo mugore Chantal yicaye ku irembo. Maze Chantal amubonye ati Mama Liza muraje? Nabonaga mwatinze, nari nzi yuko mwabiretse. Mama Liza ati oya ntabwo twari kubireka, ahubwo nyine nuko umuhungu wanjye yabanje gukora akazi, kandi urabyumva ntabwo yari kukareka kuko nyine akorana na Papa Liza. Chantal ati ndabyumva, kandi ubwo muje rwose nta kibazo. Yarabasuje maze ati GAEL amakuru si? GAEL ati amakuru ni meza. Ubwo Chantal ati menya ariko hari utunguwe no kumva nkuzi izina, ariko nyine nuko Mama Liza yari yararimbwiye. Bikanizere kumeze neza. Muricara mu nzu se cyangwa twigumire hano hanze? Mama Liza ati reka twicare hanze dufata akayaga nta kibazo. Ubwo bahise bicara aho hanze. Mama Liza ati wari umeze gute se Chantal? Chantal ati meze neza, uretse akazi nyine kambanye kenshi kuko umukozi wanjye amaze iminsi agiye. Birumvikana sindabona undi muntu nyine kwibana hano mu nzu rwose birangora. Mbazanira iki cyo kunywa se ahubwo? GAEL bari wowe umbwira, kubera ko ibyo Mama Liza akunda kunywa byo ndabizi. GAEL ati wanzanira amazi kuko ndumva ariyo nshaka. Chantal atoke nta kibazo ndaje. Ubwo umugore Chantal ahita agenda. Mama Liza ati none se GAEL Chantal si umugore mwiza? GAEL ati ibyo ngibyo ntabwo nabibonye. Mama Liza ati ntabwo wabibonye se? Ntabwo wamurebaga? Cyangwa ntabwo uzi kureba abagore beza? Kankubwira ikintu uzajya ugenderaho rero ureba umugore mwiza. Umugore mwiza ni umugore w'inzobe ubyibushye, kandi rwose ubonye yuko Chantal ari kameze. Ubwo GAEL ati nese mama wanjye ko atari kameze si mwiza kurusha uriya mugore? Hanyuma se uriya mukobwa wawe Liza we ko atari inzobe ushatse kuvuga yuko atazavamo umugore mwiza? Mama Liza ati ariko nawe rero ufite ibisubizo bikakaye. Ntago nyine mvuze yuko abagore batameze gutyo ari babi, ahubwo nyine nakubwiraga ibyiza kurushaho, ariko nawe jya utekereza neza GAEL. GAEL ati abo nzi beza ni babiri, ni mama wanjye wambyaye ndetse na TETA wanjye. Abandi bose simbabona, nta nubwo rwose nkeneye kubona ibyo byiza bibabaho. Mama Liza aramusubiza turamenye GAEL, utavuga gutyo Chantal akumva ukaneza ibibazo. Basuceceke. Ubwo Chantal ayitaza nuko atereka icyo kunywa ngo maze ati ngaho reka tuganire rero GAEL, uzi impamvu uri hano se? GAEL ati oya nayo nzi. Chantal ati Mama Liza kuki utamubwiye se? Mama Liza ati naramubwiye, ahubwo nyine buriya nyine ntabwo abyibuka GAEL. Ntabwo yibuka nkubwira ibijyanye no gukora ka massage, gufasha nyine umuntu kuruhuka. GAEL ati ko nabyibuka. Chantal abwira Mama Liza ati wasanga atari we wabibwiye rwose nawe Mama Liza, gusa reka mbikwibwirire rwose musore mwiza GAEL. Hari abagore bataba bafite abagabo nyine nkanjye, umugabo wanjye yarapfuye. Gusa ntabwo nigeze nshaka undi mugabo, ariko nyine birumvikana ndi umuntu nkenera ibyo abandi bantu bakenera, kandi nyine ibyo mvuga nawe urabyumva, niyo mpamvu rero uri hano. Ndagira ngo nyine utangire akazi kawe, nzajye nkuhamagara uze ubundi umfashe kuruhuka. Urahitamo nyine ujye uza wirirwe hano umunsi wose,
cyangwa se uhitemo kujya nijoro, nzajya nguha amafaranga 500 y'amanyarwanda ukuje. Ubusanzwe abandi nyine mbaye 300, ariko we nabonye uri umusore mwiza. Nyagasani, mama Liza ati ni umusore mwiza cyane rwose. Nyimubona rwose nabonye yuko akwiye amafaranga menshi, kuko ukuntu ameze si iby'abasore bose rwose basanzwe. Ubwo Chantal ati ngiye rero murinjiye, mubonye rwose numva umutima wanjye urishimye, ndavuga ni uyu musore rwose niwe nari ntegereje, niyo mpamvu nzajya muha amafaranga 500 buri uko aje. Ahubwo sinzi uko nari kubyumva. Gaye, urabyumva uti? Ubwo Gael ati ibyo bintu ngiye ntago nabikora, kuko numvise bisa naho ari ubusambanyi. Hagatongo kandi ubwo tugarutse kuri Teta ari mu cyumba, yari arimo azinga imyenda ya Gael ayipakira. Liza ahita yinjira maze ati Teta umeze uti? Teta ati meze neza. Liza ati numvise ngo wahaye Tona iminsi 3 yo kuba yamaze kuvuga ibyo yakoze byose, nibyo? Teta ati nese kubizi nyine urambaza iki? Liza ati ariko ntukansubize uko wishakiye, ubona ndi mugenzi wawe ku buryo wansubiza gutyo? Ujye umenya yuko hano uri atari iwanyu, kubera yuko hari ibintu uzavuga kahita nshyira mu bikorwa ibintu byose nakubwiye turi mu cyaro, niba ubyibuka neza cyangwa ntabwo ubyibuka nkwibutse. Narakubwiye ngo nzakwica nkumanitse nk'uko nyoko yapfuye, urabyibuka? Nyagasani, ubwo Teta ati jya umbwira ibyo ushaka byose Liza, ariko byibuze mama wanjye umureke yiruhukire mu mahoro, kubera yuko rwose ngiye mba numva wagira ngo niwe wagiriye inama Tona yo kumwihakana. Ubwo Liza ati umbabarire wa mukobwa we utanzana muri ibyo ngibyo, ngiye naho muriye n'umuvandimwe wawe ugira ubwenge bukeya, kandi byabaye byarabaye, nta n'ikintu wabihinduraho. Rero rwose mureke yibereho neza mu mahoro, umureke rwose akundane na Vicky, kubera yuko n'ubundi nuvuga ukuri rwose bagatandukana nta kintu uzunguka, kuko Vicky n'ubundi ntabwo azagukunda. Ibi ngibi ntabwo ndimo ndabikora kugira ngo uwo nguwo Vicky azankunde, kuko Gael wanjye aramagije, ahubwo nshaka yuko Tona yishyura ibyo yakoze, akabura uriya musore, kuko rwose niwe watumye yihakana mama wanjye. Ikindi kandi akajya gusaba imbabazi mu cyaro, kubera yuko abaho bose barababaye cyane kubera we. Liza ati uri umukobwa mwiza rwose, ugira n'ibitekerezo bizima, ariko ubwonko bwawe bukora igice kimwe. Ni kuki udatekereza yuko upangira umuntu nawe agupangira? Ibyo ushaka rwose birumvikana, ariko se kuko urumva ninde wakwemera kwivamo akabura umukunzi kubera umuntu wapfuye? Urateganya kuzabwiza Vicky ukuri, ariko nutabireka rwose ngo unashyira agapira hasi unabyibagirwe, umunsi wo kubivuga uzagera utakiriho wa mukobwa wenda kurabuye. Teta ati nzaba nabaye iki se? Liza ati ibyakubaho ni byinshi, kubera ko n'imodoka yakugonga, warya ibiryo biroze, ururimi rwacika ntubashe kuvuga, yewe na Nyabarongo yakumira da. Nyagasani. Teta ati ese kuki uba ushaka kuntera ubwoba? Liza ati ntabwo bangiye ngutera, ahubwo nyine wowe ubwoba urabuhorana, kubera yuko urantinya, kandi rwose urabizi icyo nshaka. Nashakaga ikintu kimwe, none ubu ngubu byabaye bibiri. Icya mbere cyo kirihutirwa cyane, ugomba gutuza ukareka Tona na Vicky bakiberaho neza, ibyo kuvuga ukuri rwose ukabireka. Naho icya kabiri cyo rwose kizanatuma upfa wiyahuye, kuko nutareka Gael ibizakubaho rwose uzabyirengera. Teta ati ninareka Gael se nzapfa niyahuye? Liza ati cyane rwose, narabikubwiye uriya musore ntago mukwiranye. Ubwo Teta ati turakwiranye se gusa, ahubwo ko dukwiranye cyane. Aho bigeze rwose rero ndakwiyamye wa mukobwa we, noneho uzakora icyo ushaka, n'ubundi ndabona weho warasaze kera, kandi ntago nakubuza rwose gukomeza gusara. Noneho uzadutanye niba ari weho waduhuje. Nyagasani. Ubwo Teta yahise afata imyenda yose maze ahita agenda. Nkugukunda nukundwe, nkugukunda nukundwe. Ubwo nta kindi Liza yakoze, yahise agenda ajya mu gikoni maze abwira Shyaka ati Shyaka, ntabwo wamenya hano Gael arira? Shyaka ati Gael rero yagize akazi kenshi, ariko n'ubundi mu kanya araza aje no gutora ibintu bye, kubera yuko agomba kurara agiye kwibana. Liza ati ese kuko yari akomeje? Shyaka ati erega kuba mu rugo rwose rw'abandi biragoye, noneho muri na babiri. Ubwo Liza ati hanyuma se iyo ajyana n'uriya rukobwa rwe we agasigara?
Shyaka ati teta se uriya se kandi wagutwaye iki? Liza ati hari igihe mbona rwose ibintu byananshanze, ubundi ko wambwiye yuko Gael mvuga neza iyo muri kumwe, ni kuki ngiye ntabibona? Aba yitaye kuri teta gusa. Shyaka ati nuko utamushyiraho igitutu nyine, ngiye rwose mbona utitwara nk'abakobwa b'abanyamujyi pe, uragenda ukituriza nk'abandi ngo nzategereza ngo aze abinyibwirire. Liza ati nese uragira ngo nzakora iki? Shyaka ati Liza wowe ugomba kumwitaho cyane rega, ukanabikora kurusha uko teta bikora. Yajya kugenda ukamukurikira ukamwereka yuko ukeneye kuba uri kumwe nawe, hanyuma kandi n'ahantu agiye kwibana ukajya ujyayo maze ukamutekera atabizi, ukajya kumureba mu kazi umushyiriye impano cyangwa se ukamushyira ibyo kurya akunda. Kandi rwose reka nkubwize ukuri Liza, ndakurahiye rwose ibyo bintu nubikora buri munsi, icyumweru kimwe kigashira akazi cya kabiri, Gael rwose ntago azabura kuba ari mu rukundo nawe. Liza ati si ubwo koko birashoboka? Shyaka atereka nkubwize ukuri rwose Liza, ariko nturakare kuko hari impamvu ngiye kubikubwira. Uriya mukobwa teta ni mwiza, afite uburanga rwose karemano. Nibajya bavuga ihogoza cyangwa se akanyange, ikibasumba, amaso y'inyana n'andi mazina nk'ayo ngayo, ujye wumva ati uriya mukobwa ni mwiza cyane rwose, noneho agira n'umutima mwiza. Ikindi kandi uriya mwana teta avuga rwose atuje, agusekera, aguterekera ariya maso ye rwose meza, akambara neza akikwiza ku buryo no mu gihe tumaranye ntaramenya n'ukuntu mu ntege he hameze. Rero ubwo atarakomeza Liza amuce mu ijambo akamubwira tumva mbabarira umbwira ibyo umbwira, ureke gukomeza kumushimagiza mu matwi yanjye nkaho ari byo nkeneye gukomeza kumva. Ubwo Shyaka ati nyine nabikubwiraga kugira ngo wumve yuko uriya nyine ariwe bajya baririmba, niba bajya bavuga ngo abakobwa bo mu Rwanda ni beza, ujye wumva teta, kubera yuko rwose uriya mukobwa yujuje ubunyarwandakazi bajya bavuga. Ikindi kandi afite n'indangagaciro z'umunyarwandakazi muzima, kandi umuco nyarwanda uracyamuranga. Urekane n'ibikorwa rwose by'ubu ngubu nazi ukuntu bisigaye byarigize. Ibyo ngibyo rero impamvu mbikubwiye, nagira ngo wumve yuko rwose nta hantu uhuriye nawe, kubera yuko uriya mukobwa arakurenze cyane. Wakuriye mu nzu irimo amatara, we akurira rwose ahantu ajya guhinga, ariko arakurenze pe. Amafaranga y'iwanyu ntazakoshye kubera ko rwose barakurenze. Ubwo Liza ati none se Shyaka ibyo ngibyo mbwiye bihuriye he no kuba nakora biriya wambwiye ubundi Gael akankunda? Shyaka ataha ubajije rwose ikibazo cyiza. Ahantu bihuriye rero ntaho, kuko nta kintu wakora kugira ngo umere nk'uriya mukobwa, ariko nukuri ibyo nakubwiye rwose Gael uzamubona, kuko abasore dukunda rwose umukobwa utwitaho, apana kubera yuko abasore dukunda umukobwa utwitaho, apana kwihugiraho. Nawe rero niwitwara neza nyine ugakora ibyo nakubwiye uzatsinda. Liza ati umwanya ndawufite n'amafaranga ndayafite, ngomba kubikora rwose. Hagati aho ngaho ariko nyine hari ikintu nshaka kuba nakubwira, ariko uzanyibutse nzakikubwira ejo. Shyaka ati nta kibazo rwose mabuja. Ubwo dusubiye hamwe Gael yari ari kumwe na mama Liza. Gael barimo kubabwira ati ngiye navukiye mu bukene, njya guhingira abantu bakama amafaranga maze nkazana mu rugo mama gahaha, byakanga nyine tukanabwirirwa yewe tukanaburara, ariko nta na rimwe nigeze ntozwa gukorera rwose amafaranga binyuze mu busambanyi. Wa mugore Chantal ati witwumva nabi rwose musore mwiza, ibyo twavuze byose nta busambanyi burimo. Gael ati none se kuki ukeneye ko umusore ari ugukorera massage? Hari ahantu habugenewe babikorera nk'akazi, kandi ntunatanga amafaranga menshi nk'ayo ngayo wowe utanga. Chantal ati aho ngaho rero uri kuvuga babikorera nk'akazi, ntibabikora babikuye ku mutima nyine ngo umuntu yumve yuko aruhutse, kandi njye nkeneye rwose umuntu unkorera massage nkumva umubiri wanjye wongeye kumera neza, kandi intoki zawe ndumva rwose arizo zatuma nyurwa pe. Gael ati iryo ngiryo ni irari, kandi irari rivamo ubusambanyi. Chantal atariko rero ibyo bintu uri kuvuga ngiye biri kumbangamira. Yahise arebana na mama Liza maze ati okay, wewe bitekerezaho nta kibazo ndaje umbwire. Chantal ubwo ahita agenda ho gato. Ubwo mama Liza atariko Gael ubundi uri umusazi? Gael ati ndi umusazi se kubera iki? Njyewe urumva nakemera yuko munshora muri bino bintu rwose nk'ibi ngibi byo kuryamana n'abagore bambyaye, na teta ntago namutinyuka, ariko nanswe umugore nk'uriya. Mama Liza ati nyumva neza wa musore we,
nta muntu ugeze uvuga ibintu byo kuryamana, ahubwo we rwose urimo kwitekerereza ibindi. Gael ati wishaka kungira injiji rwose mama Liza, kuko nyuma y'izo massage wivugisha hari ibindi bintu byakurikira. Mama Liza ati ibindi uzabyange, none se ubundi yagukoresha ibintu udashaka? Wowe uzaze umukorere massage gusa guha amafaranga witahire. Gael ati ese ubwo ibyo bintu koko TETA aramutse bimenye nakisobanura ngo iki? Ngo nkorera massage abagore kugira ngo mbone amafaranga? Mama Liza ati nese ubundi TETA azabimenya bibwiwe n'iki ko bizwi nanjye gusa ndetse n'uriya mugore? Gaye, iyo ubuze ubwenge Imana irakureka. None reba rwose ibyo uri kwigira. Abandi babuze icyo bakora nta mafaranga bafite, ariko wowe urimo kwanga amafaranga 500 by'amasaha atarenze 5 koko? Ngerega ndimo ndagufasha nk'umubyeyi wawe. Gael ati ibi bintu rwose ngiye nago bindimo pe. Mama Liza ahita arakara ati umva nkubwire Gaye, ugomba kubikora wabyanga wabyemera, kuko ntabwo wansuzugura n'ukuntu umuryango wanjye wagufashe nk'umwana wacu, tukaba tugiye no gusigarana umukunzi wawe tumuha byose. Niwanga rero aka kazi uzaba ari we muntu wa mbere w'indashima mbonye utanubaha ibintu yakorewe. Ubwo Gael ati erega atarakomeza kuvuga, Mama Liza amuca mu ijambo ati wigira ikindi kintu uvuga di, ndakubonye ntago mbonye. Uwafasha yafasha nkawe kubera yuko witura wagufashije. Nyagasani ubwo Gael byaramucanze komeza gutekereza. Ako kanya Chantal abaraje maze ati Gael, wafashe uwuhe mwanzuro se? Gael ati oke nta kibazo, reka nizere ko ari massage gusa yonyine nta kindi kintu rwose kizayikurikira. Chantal ati nta kindi kintu rwose, kuko nawe wagukoresha ibyo udashaka. Gael ati oke nta kibazo. Chantal ahita yishima maze ati ntiwumva yuko ufashe umwanzuro mwiza? Ubu ngubu noneho rwose mwataha ukajya no kuba waruhuka, ariko ntacyo urabanza ume nimero yawe. Chantal ugahita amuhereza telefone akamubwira ati shyiramo nimero yawe nzaguhamagara. Gael azishyiramo maze ahita amusubiza telefone. Ubwo Chantal aramubwira ati urakoze, kandi rwose ni byiza yuko wemeye kujya umfasha, ntugire ikibazo ntabwo ndi umugore mubi ku buryo naba nagukorera rwose ibintu bibi. Ikindi kandi ntabwo ndwaye sida, yewe nta nubwo ndwaye n'izindi ndwara, ariko nyine umuntu aba agomba gukora ibyo akunda. Gael rero nyine mbaye nkohereje amafaranga 100 by'uko wemeye. Gael ati ariko ayo ngayo ntabwo twavuganye yuko uraza kuyama. Chantal ati nyine ayo ngayo nyaguhaye mu rwego rwo kuba nagushimira kandi wibitindaho kubera yuko urayakwiye kandi uri umwana mwiza. Gael ati okay murakoze. Mama Liza ati Gael ngaho ugiye mu modoka rero ngiye ndaje. Gael ati nta kibazo banguke nkeneye kwihuta. Umusore ahita agenda. Ubwo Chantal ahita abwira Mama Liza ati Mama Liza sha nukuri wabembwa uramutse, n'ubwa mbere rwose nzaniye umusore nkumva ndanyuzwe. Mama Liza ati uriya musore afunga umutwe kubi nicyo kibazo cye, uzi kugira ngo yemere yuko tuzana, uzi mu kanya ugiye amagambo yose mvuze ko kumubwira kugira ngo abyemere. Chantal ati nagafunga umutwe, ahubwo nuko yaturutse mu cyaro, buriya nagabazi rwose ukuntu mu mujyi ibintu rwose bikorwa, ntabwo azi yuko umuntu atanga ibintu yaherewe n'Imana ubuntu kugira ngo yibonere amafaranga. Mama Liza ati nese yabimenya gute? Mu mutwe we hiberamo agakobwa bakundana, noneho namubajije ngo wabonye ukuntu Chantal ari umugore mwiza, arambwira ngo abeza azi ni mama we n'uwo mukunzi witwa TETA, ngo abandi ntago aba bitayeho nta nubwo bari kubareba da. Chantal ati nyamara uriya musore yakubaka urugo di, nuko nyine numva afite umukunzi we, ariko ngiye rwose namuha ibyanjye byose ubundi tukabana. Mama Liza ubwo araturika araseka ati ngo iki? Nese ukabana n'umusore urusha imyaka irenga 25? Chantal ati hari ikibazo se? Afite imyaka ingahe? Mama Liza ati simbizi neza, ariko ndakeka afite imyaka 24 gutyo. Ubwo Chantal ati nta birenze ni mukuru, icyambere nuko yajya nyitaho nanjye nyine nkongera nkumva uko urukundo rumera. Mama Liza ati ariko Chantal hari ikintu uri kwirengagiza rwose, nakuzaniye Gael kuko uri inshuti yanjye, ndetse rwose kubimwumvisha byangoye cyane, ariko nyine rwose nabigukoreye. None ariko ubu ngubu nibwo nibutse ikibazo ufite, kandi rwose bigeze no kuri Gael ntago nakibabarira pe. Mu by'ukuri nsa nk'umuntu uri kumuhatiriza gukora ibintu adashaka, ndetse kandi umaze kumubeshya ndatuza kubera ko ntago nari kubivuga, ariko nyine nawe urabizi yuko urwaye sida. Nyagasani Chantal ati ariko ntugashake kunkomeretsa Mama Liza, none se kuba ndwaye sida ni njye wayiteye? Byose ni ukubera umugabo wanjye, none byarangiye imwishe nsigara njyenyine, mbacaka nyine uko nakongera kwishimerega. Mama Liza ati kwishima ni byiza yego,
ariko byibuze nyine ntushyire ubuzima bw'abandi mu bibazo. Ngayibaza umusore nkuriya rwose aramutse arwaye sida, ni ukuri rwose njyewe nazapfa umutima wanjye ucira urubanza. Chantal ati erega hari uburyo bwinshi ibintu ngibyo ngibyo bikorwamo ku buryo umuntu atakandura sida, kandi erega nawe urabizi. Mama Liza ati nukuri mbabarire utazahemukira GAEL pe. Ubwo Chantal ati ariko menya ugiye kujya umukurikirana si gusa. Mama Liza ati cyane rwose nzajya mukurikirana, uriya ni umwana wanjye nubwo nta mubyeyi agira, ariko rwose ni njye mubyeyi we inahangaha, ndetse rwose n'uwo mukobwa w'umukunzi we abi wanjye. Rero ntabwo nifuza yuko rwose hari ikintu kibi cyamubaho, kuko nubwo nyine nkora ibi ngibi byose ariko rwose ngira umutima muzima pe. Chantal ati humura rwose umuhungu wawe GAEL nta kintu azaba. Mama Liza ati nta kibazo reka ngende ndeke rwose gutuma arambirwa anegereje, ubwo nyine uzajya umuvugisha maze mupanga ibyanyu. Chantal ati sawa, kandi rwose mu minsi mike cyane nzaza iwawe nkuzaniye amafaranga yawe, nanareba ku gakobwa kitwa TETA katwaye umutima wa GAEL sha umwana mwiza kuriya. Mama Liza ati nta kibazo. Ubwo baratashye, ariko mu by'ukuri ubona yuko GAEL ari kure cyane mu bitekerezo. Nta kindi cyabaye, GAEL ageze mu rugo ahita atangira gupakira ibintu bye kugira ngo yimuke. Asoje kandi ubwo TETA aramuherekeza maze bagera ahantu yari yimukiye bashyira ibintu byose ku murongo. Ubwo TETA aramubwira ati sheri rero reka ngende, tuzajya tuvugana kandi rwose nuzajya uva ku kazi ujye ubanza uze kundeba mu rugo, hari ikibazo? GAEL ati nta kibazo. TETA ati ese ko muntu utishimye byagenze gute? GAEL ati ni ukuri ndishimye nta kibazo TETA. TETA ati urishimye gute se kandi njye nabyo ndimo ndabona, ngaseka ndebe. GAEL ubwo araseka ariko mu by'ukuri bitari kumuva ku mutima, maze ati subona siko nasetse? TETA ati sha wapi pe, nyine usetse kugira ngo nyikize, kuko uko useka ngenda bizi ntago ari gutyo. GAEL ati TETA ndumva nameze neza. TETA ati kubera iki utameze neza byagenze gute? GAEL ati nyine TETA hari akazi nabonye kazajya kamemba 500 uko ngakoze, ariko ntago ari buri munsi, ni nka 3 mu cyumweru. Nyagasa nubwo TETA, hanyuma ngo none ntago meze neza, ibyo bintu wakabaye ubyishimira rwose, uzajya ukora agasanzwe ndetse ukore nako ngako kandi nyine urumva yuko ari amafaranga menshi rwose ku buryo utayitesha, ahubwo rwose ugiye kuba umukire. TETA disi gutaruzi biri kujya mbere ahita amuhobera, maze akamubwira ati nukura ahubwo urakize birarangiye. GAEL ati ikibazo rero ako kazi nyine karagoye, ni nayo mpamvu nyine mpangayitse. TETA ati karagoye se gute? Kagusaba se kujya mu mahanga? GAEL ati oya. TETA arongera akamubaza ati nese kajyanye n'ibikorwa bitemewe nko gushimuta cyangwa nyine ubucuruzi butemewe cyangwa nanone nyine kwica abantu? GAEL ati oya. TETA ati nese uhangayikishijwe n'iki koko kubera icyo uhangayitse? Basi se haraho gahuriye n'ubutubuzi? GAEL ati ntaho. TETA ati niba ari ibyo ngibyo rero ntuhangayike, kuko rwose ni keza ugomba kugakora. Njye nahangayikishwa rwose no kubona ugiye nyine gukorera kure yanjye mu mahanga, cyangwa se arako gushimuta no gucuruza abantu n'ibiyobyabwenge, rwose aho ngo nahangayika. Gusa nyine nanone arako gutuburira abantu nabwo nahangayika, ariko nta kindi kintu rwose cyatuma udakora ku kazi rwose wabonye, kuko biramutse binakunze ahubwo wajya ugakora buri munsi. GAEL ati erega nyine gashobora kuba katari muri ibyo ngibyo uvuze, ariko nyine kagoye kuko atarakomeza kuvuga ati ahita amuca mu ijambo ati izo ngizo ni inzitwazo rwose GAEL zidafite rwose aho zishingiye. Uri kwitwara nkaho rwose wamaze kubona amafaranga menshi ku buryo utakora n'akandi kazi, kandi rwose nibwo bikiri gutangira. Ni akazi ugomba kwitesha niyo waba uri kuvunika gute, kandi niba binashoboka rwose uzambwire nze ngufashe, ariko nyine ako kazi ugomba kugakora, kandi reka tureke no kubivugaho ahubwo uzagatangire. GAEL ati ese basi wanditse nkakubwira uko ako kazi kameze? TETA aramubaza ati nese gasaba kuba warasoje segonderi? GAEL ati oya. TETA ati GAEL mbabarira rwose ntiwongere kuvuga, kubera yuko ako kazi nutagakora bizaba rwose ari ibintu bibi cyane hagati yacu, kandi rwose reka tureke kubivugaho sibyo? GAEL ati okay nta kibazo. Ubwo TETA ati ntacyo reka njye nahe ubwo turi kumwe. GAEL ati se wagumye hano ubundi? Ubwo TETA aramubwira ati
urabizi ko bitashoboka kuba nararana nawe, ariko iyi nzu yawe rwose ni ntoya, nta byumba bibiri ifite, rero ntabwo nararana nawe. Gael ati se kubera iki tutararana? Ntabwo unyizera? Teta ati ariko ntukavanga ibintu, ubu se kuba ntararana nawe bihuriye no kuba ntakwizera? Gael ati nyine ushobora kuba wumva yuko rwose nagukorera ibyo udashaka erega. Teta ati ntabwo ariyo mpamvu, ahubwo nyine nawe impamvu urayizi. Mu muco nyarwanda n'ahantu rwose byabaye ko umusore n'umukobwa bararana batavukana, no kubana mu nzu byonyine nka Tona na Vicky mba numva ari ikibazo pe. Rero kurarana rwose byo simbizi. Gael ati nta kibazo nacyo, reka ntituryame ahubwo tugume twicaye. Teta ati twicare kugeza bukeye se? Gael ati yego, kuko rwose ngiye nkeneye kugumana nawe. Teta aramubaza ati ese ubundi ufite ikihe kibazo kuko Gael? Gael ati ntacyo, gusa nyine nshaka ko tuba turi kumwe. Teta ati niturara twicaye se ubwo ejo ntuzakora akazi k'abandi nabi kubera ibitotsi? Gael ati ejo nzaruhuka rwose sinzajya gukora, ahubwo nubishaka nzakujyana kugutembereza. Teta ati nta kibazo. Gael aramubaza ati uragumana nanjye se? Teta ati yego. Ubwo Teta na Gael bagumanye aho ngaho maze bararabiganirira, ariko nyine Gael yajya kuvuga ibintu bijyanye n'ako kazi Teta kanga, akamwumvisha buryo cye rwose ako kazi agomba kugakora byanga bikunze, maze ubwo bigira nijoro cyane, birangira Teta na Gael basinziriye. Nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Bwarakiye mu gitondo cya kare, maze tugaruka kuri Liza abyutse maze aragenda mu gikoni abaza Shyaka ati Shyaka, ko nigeze mbona Teta ataha byagenze gute? Shyaka ati nyine yaherekeje Gael ntiyagaruka. Liza ahita agwa mu kantu maze ati ngwiki, ntumbwire ko ubu ngubu bararanye. Shyaka ati kurarana kwabo se bigutwaye iki, si abakunzi? Liza ati ariko ntukavuge gutyo rwose Shyaka, ubu se ndakora iki koko? Shyaka aramubwira ati nyine zindukirayo nawe ugende ubavangavange niba bari mu rukundo rwabo, nawe ubyitambikemo maze icyo bakora nawe ubigane nyine, nubaha amahoro. Liza ati ariko ziko ari byo? None se ubundi Shyaka, niriwe mvuga ibyo ngibyo byose wamfashije kuko nkakura Teta mu nzira, ko Teta aramutse abuze Gael koko yankunda? Ubwo Shyaka ati ngwiki, kumukura mu nzira ubwo ushatse kuvuga iki? Liza ati nyine akava mu nzira yashaka agapfa. Shyaka aramubaza ati kwica umuntu usubwo urabizi bisaba kugira umutima ukomeye, kubera ko wewe uramutse ubikoze wajya uryama ukabirota ukagira n'ubwoba bwinshi cyane maze ugatangira kuvugishwa bikarangira wivuyemo. Buriya rega umuntu wica undi ujya unamutinya kuko nawe ntago aba ari muzima neza. Wenda nyine washaka uko batandukanya ariko ntumwice. Uramutse utandukanyije abantu bakundanaga Imana ishobora kukubabarira nyine wisabye imbabazi, ariko ntabwo yakubabarira uramutse ugize umuntu wica. Liza ati reka wana ntacyaha Imana itababarira, ariko nanjye rwose kwica ntabwo ari byo nshyize imbere, kubera yuko umutima ukora ibyo ngibyo ngiye nawe mfite, ndetse n'impamvu ndimo ndakubwira ibi ngibi nuko numva rwose wamfasha rwose ukangira inama, kuko nari nafashe umwanzuro yuko rwose bazamushimuta bakajya kumuta muri Nyabarongo. Shyaka ahita agwa mu kantu maze akamubwira ati ariko uri umugome wa mukobwa we, ugafata umuntu utarigize agira ikintu kibagukorera ukajya kumugaburira ingona, ko umutima wawe wabaye mukushi. Ariko ubundi komera ukuri umukobwa wiyubashye ukundwa n'abasore bakize, iyo ndwara yo gukunda kuko umusore nkuriya yaje ryari ku buryo ushaka gukorera umukunzi we kuko ibintu nk'ibyo ngibyo? Liza ati ugira ngo se wavuze ko urukundo ari indwara ntiyari abizi? Shyaka ati shanu kuri yari abizi pe, ngo kandi itavuwe rwose yakwica nk'izindi zose. Liza ati ngangira inama rero ntapfa ndi mutoya. Shyaka ati ese kuki utagishije inama inshuti yawe? Liza ati inshuti yanjye se yihe? Shyaka ati nta nshuti zawe nzi, ariko nyine byanga bikundira zifite wakabaye rwose arizo wabwiye. Liza ati ni wenyine nifuje kuba nabibwira. Shyaka aramusubiza ati ngaho rero nyine mbwira icyo ushaka ngufashe. Liza ati nyine mfasha dushimute Teta. Shyaka ati hanyuma se? Liza aramusubiza ati nyine tujye kumuta muri Nyabarongo. Shyaka aramusubiza ati shanu ukuri akantu ka Nyabarongo niko kabi, ubu se urumva ntaraba kuko ngufashije kwica umuntu? Liza ati ndaguha amafaranga yose ushaka. Ushaka ngahe?
Shyaka aramusubiza ati nshaka 300. Liza ati nta kibazo ndayaguha. Shyaka arongera akisubira ati oya nako nshaka 500. Liza ati ese wajya ureka iyo mikino kuko nk'iyo ngiyo? Sawa nta kibazo ndayaguha. Shyaka ati hanyuma se ndabigenza gute? Liza aramubwira ati nyine turajyana aho GAEL yimukiye, ngende mbavugishe, hanyuma yewe usigare wiyishe, maze hanyuma ndaza gushaka ukuntu natuma TETA asohoka. Ubu nukibona asohotse uhita umufata bucece, ndaguha nyine imiti ituma umuntu asinzira, ubundi uhita ugenda umushyire mu modoka mite nza tugende tujye kumutayo. Shyaka ati ubwo si ibyo bintu koko nibyo? Liza ati nukuri bitekerezeho, none abishaka amafaranga rwose ngenda yongera. Ubwo Shyaka arivugisha mu mutima ati ngiye kwica umuntu, ariko se ko amafaranga ari menshi nanone ra, nukuri sinzi ikintu cyo gukora, ariko icyambere ni amafaranga wana. Ese amubwira ati Liza nta kibazo, ahubwo reka nitegure tugende. Ubwo Liza yahamagaye Tona maze amubwira uko byose bigiye kugenda, bose barabyishimira. Ubwo bidatinze Shyaka na Liza bahise bagenda. nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Tugarutse kuri GAEL na TETA bari baryamye, muri ako kanya Liza ahita akomanga. TETA yumvise ukomanga maze ahita abyuka, ahindukiye abona GAEL impande maze ahita yikanga maze ati GAEL ntumbwire ko nararanye nawe. GAEL ati humura nta kintu cyabaye, ahubwo kingura urebe uwo muntu uri gukomanga. TETA ugarakingura maze abona ni Liza. TETA ugabaza Liza ati ushaka iki hano Liza? Liza ati uririrwa ubaza se, nshaka musaza wanjye GAEL. Ahita yinjira mu nzu n'umuntu umuhaye karibu maze ati GAEL kuki utambwiye ngo nze ngufashe kwimuka? GAEL ati ariko nta bintu ngiye nari mfite uretse imyenda, ibindi byose byari biri hano kandi rwose TETA yamfashije nta kibazo. Liza atoke ni byiza, none se ko mwatinze kubyuka? Ese ubundi kuki mwararanye? Ibyo bintu ntabwo bibaho. TETA ati GAEL sibyo nakubwiraga? Liza ati ntabwo bibaho rwose pe, abakobwa b'iki gihe nta muco mukigira, ariko we TETA urakabije. Ni gute utinyuka kuza kurarana n'umusore ngo nuko mukundana? TETA ati ese ubundi ko mbona ubigizeho ikibazo da? Erega ibyo ushaka ntuzabibona. Liza ati ibiki se nshaka? GAEL uyu mukunzi wawe rero aba ashaka kuzana amatiku. GAEL ati si ngombwa yuko mubyuka mutongana mu gitondo, ahubwo reka njye ku muhanda gato yandaje. GAEL ahita agenda maze ubwo Liza ati umunsi wawe n'uyu nguyu usha ntago ucika. TETA ati usibye nawe n'abatari we narabacitse kandi nzanabacika. Liza ati na Nyabarongo suraza kuyicika, ubu nkushyize mu mufuka nkagutamo wacika? Ubwo TETA ati Imana irakora kuva na kera Liza. Umukobwa afata telefone maze agahamagara ati alo niko Tona bite? Ibyo twavuganye bigeze hehe? Ntabwo urajya no mu cyaro? Ejo niwo munsi wa nyuma nguhaye ariko ngo ntabyo uzakora. Okay sawa, noneho reka nze mvugane n'uwo musore washyize imbere kuruta ibindi bintu byose. TETA ahita kupa maze akahita avuga ati aho ntabwo utekereza yuko ngiye natuza? Ibyo yakoze byarambabaje ku buryo nta kwihanganira rwose, reka nze njye kubivuga, n'ubundi nta mpamvu yo gukomeza rwose kubibika. Ubwo GAEL ahita maze ati sheri ugiye gutaha se cyangwa urabugumye hano? TETA ati ngiye kureba wa musore ukundana na Tona witwa Vicky. GAEL ati ugiye kureba Vicky se kubera iki? TETA ati nyine Tona ambwiye ko ibyo twavuganye atazabikora, rero nyine ashobora kumva yuko nari ndimo ndamukinisha ntabivuga, niyo mpamvu ngiye kujya kubivuga. GAEL ati rwose ibyo ngibyo nibyo, genda ndetse rwose reka nze tujyane. Liza nawe ati nanjye turajyana. TETA ati oya si ngombwa, ngiye mu ndeke nihute ngende nsange atarajya mu kazi. Ubwo TETA yihuse cyane yarasohotse, umukobwa akigera hanze y'igipangu Shyaka ahita amufata amushyira imiti ku mazuru. TETA wacu ahita asinzira amushyira mu modoka. Ubwo umushoferi w'imodoka ahita yatsa imodoka yitwarira mu ry'inani. Ubwo TETA baba bamushimuse gutyo. Nyagasani
uratekereza aya ngaya ariyo maherezo ya teta se? Ese mu by'ukuri aha ngaha uramutse uri teta wakora iki? Reka duhure mu bice bikurikira tumenya ibikurikiraho, ndetse kandi ntugende utamaye igitekerezo cyawe muri comment umbwira ukuntu byumva. Nanone kandi uramutse uri mushyano cyangwa se ubwa mbere ugeze aha ngaha, ukaba kandi ari ubwa mbere wumvise ijwi ryanjye, hita ukanda kuri buto subscribe n'akazogera keta kazongo ku ruhande kugira ngo udacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru ndetse n'izindi zibanda ku rukundo bagezaho umunsi ku munsi. Nitwa Samu nk'ibisanzwe, murabizi yuko mbakunda cyane. Reka twese duhure muri comment duhana ibitekerezo mumbwira ukuntu mubyumva, maze nanjye mbategura ibice bikurikira. Nanabashimira cyane rwose ukuntu mukomeje kubana nanjye. Imana ibahe umugisha. Reka duhure ubutaha. My name is Samu and make sure you subscribe. I love you all guys. Thank you.